dutangiye filime yacu hano hari umutipe usa nkaho yakerewe mari areba ku isaha ako kanya undi mutipe nawe kugenda areba mu dokima umukobwa ari imbere yiwe ahita yikwita hasi ati mana yanjye we ndababaye ndaguye kandi nguye nabi wa mutipe ageze imbere no kwiruka kwinshi ahita agonga mugenzi we ati pore bro mbabarire mutipe natangiye kuvuga ati oya mana ariko se nta maso ugira ubundi ugenda gute nk'igihubutse nta maso ubugira ubundi kubera icyo ugenda nk'igihubutse ugenda utareba mutipe aramubwira ati mbabarire gusa nukore nakererewe umukobwa nawe urangata akomeza kugenda atakamagara ati yemwe basore bato ati nta wamfasha ati mwambabare mukamfasha ati ndaguye kandi ndababaye ati mwambabare mukambyutsa koko bose bararebana uko barebana gutya gusa bose bafite amadokimo basanga bagiye muri meeting bose cyangwa se muri interview ako kanya umutipe arangije arareba abona ntakererewe mani yerekana igurukire undi mujama Pablo nawe arebye ku isaha arebye abona se ntakererewe umukobwa ashaka ko njya kumufasha ndi kwirukangana interview ariko nyine arebye nk'umutipe munyamutima ahitamo kuza gufasha agakobwa nyine ati madame ati hangane ngaho byuka ngwino ngufashe ngwino ngo uhagurutse rwose arangije aragenda aramuhagurutsa n'umutima arebe nyine ko umukobwa yagarura akanyabugabo cyangwa se akanyabuyanja kuko yari yaguye yababaye arangije amuhereze umutwaro yibanubwa ati nukuri urakoze cyane umutipe ati yoya nta kibazo umukobwa arebye none se arangije amureba ati none se ati ko ndeba usanga umuntu ugiye muri interview y'akazi atugiye muri interview y'akazi umutipe ati yego cyane ati ngiye muri interview y'akazi umukobwa arangije amureba ati none se kubera iki se uje kumfasha kandi wakererewe kubera iki usemo kuza kumfasha kandi ubona wakererewe n'ubundi watinze tipa arareba aravuga ati oya icyari cy'ingenzi cyari uko kubona wowe umeze neza ibindi byo nta kibazo kabisa ati giye kubona umeze neza umeze neza nta ribi kabisa ati kuba umeze neza ni byari by'agaciro kuruta akazi nari ngiye kwiruka gushaka umukobwa arangije aramubwira ati oya ntasaba nta kibazo urakoze mujama arangije aramubwira ati rero nakerera amasaha yangendanye reka nirukanga njye muri interview no gutanguranwa ntuzi ko kazi muri iminsi kabuze atereka nirukanga ahubwo turasubira umutipe arerekera ko yakwerekeye umukobwa asigara ngaho arongera atekereza arareba agiye gutambuka yumva arababaye atamaga ati musore muto ati buretse gato nkubwire nanone umutipe ati mana nyagasada atako si umukobwa se mubwiye ko nani nkererewe koko gusa nyine arangira asubira nyine ajya kumva icyamubwiye burya desi kubaha mu buzima ikintu cyanyacyo yubanza wumva icyo ugiye kubwirwa mbere yuko urakarira icyo bagiye kukubwira utanakizi kubwanjije amubwira ati nukuri kwa kundi nanyereye cyangwa se mwe natsikiye nkagwa ati navunitse mu ivi nababaye cyane ati wambabarira ukamfata ukantsindagiza ukangeza kwa boss wanjye ko numva kuba nakigezeho byangoye Pablo aramubwira ati ariko muko ati nukuri nakererewe pe amasaha yarenze wambabarira ko kakano kazere n'ingakerere umukobwa nanjye aramubwira ati nukuri mbabarira cyane ndakwinginze umbabarira ugeze hano boss wanjye atuye cyangwa se kwa boss wanjye urabukoze kandi Imana iraza kuguha imigisha tiparareba anje ngo toke sawa reka nemere ngufashe nta kibazo nugira ikibazo ndagutwara ndagusindagiza mpaka nkugezeyo mutipe disi nta kindi cyakurikiye wese ajya akuranda atakagakobwa agenda agafashe gake ngo arebe yuko nyine yagafasha akagaba umusada akakagezaho kari kagiye kwa boss wako kanya tuwiruka hano kuno mutipe bita Daniel nawe yagarutse hano muri interview yari yahageze kare burya birukangana batanguranwa ako kanya umukobwa bita Natalia nawe yavuye nawe ati mwiriwe neza ati uri hano se kureba muri interview y'akazi cyangwa se uri hano muri interview y'akazi muri interview yo kuba manager w'iyi hoteli Daniel ati cyane rwose ati ndi hano kabisa nicyo cyanzanye Natalia avuga ati okay ni sawa ni karibu ahubwo se ati ko nzi ko mwakagombye kuba muri babiri muri guhatanira no mwanya mugenzi wawe ari hehe ko nawe ntawe ndi kubona ati mwakagombye kuba muhatanira no mwanya muri abantu babiri kabisa Daniel avuga ati ntago mbizi pe ati ninjye uri hano jyenyine kabisa ati gusa ati ndi kuza nageze kuri gate murano uri mutipe nawe yaraje muri interview hano arangije arambwira ati ntago nkiyijemo kubera yuko ngewe nabonye akandi kazi cyangwa se nabonye ibintu by'ingenzi ngiye kwitaho ati bimfitiye akamaro kuruta nyine kuba naza muri iyo interview Natalia ati ati sawa niba uko bimeze ati n'amasaha yagiye ati ubwo nyine turagukoresha interview rero wenyine nta kundi Daniel asekamo nibyo yifuzaga nibyo yashakaga arambwira ati tutangije n'amasaha ubwinjira dutangire interview Daniel asigara ngaseka ati wana kabisa umupango wanjye uri kugenda ugerwaho barakwereka disa amasaha yari icuma wa mukobwa nawe uko ari kugenda yisunika yerekera kwa boss we cyangwa hatuye Pablo ahagageza aramubwira ati wow ati ni hano utuye ati boss we bigaragara ko yakoze cyane afite inzu nziza cyane kabisa kandi bigaragara ko yakoze cyane uyu mukobwa nawe agarutse yitwa Yorine aramubwira ati yego yarakoze kabisa kandi nta kuntu atagerageje ati yarakoze kabisa kandi byaramuvunnye cyane umutipe bita Pablo nawe ngo ati nukuri ni byiza pe gusa nanjye ndifuza kuzakorana nkaba nagiye inzu nkingi cyangwa se nkaba nagira kuri ibi
Yari namubwira ati ibi bintu biravuna, ati umubosi wanjye yarakoze cyane, ati gusa nawe ubishaka wakora ugashyiramo ingufu, ati kandi wazakiruka bigeraho. Pablo aramubwira ati nyine niyo mpamvu nanjye nshaka gukora cyane nkareba yuko hari aho nzagira cyangwa se nanjye nkareba ko nzabigeraho, ati kandi ndabyizeye. Yari namubwira ati nukuri nanjye ndagusezeranya nukomeza nkuko umutima ufite wo gukomeza gutekereza gukora uzabigeraho kandi ntabwo bizagutwara umwanya munini. Buri kintu nareba ku kanya yaramubwira ati ngaho rero ndabona makugejeje, ihangane usindagire nawe ugeze mu nzu nanjye reka nirukange nyine nsubire hariya nari mvuye. Arangije aramubaza ati kandi koko wari ugiye muri interview, ati ikanga ujye muri interview udakerererwa. Pablo aramubwira ati hoya tisha byarangiye kabisa, nta mpamvu yo kwirwa ajya muri interview n'ubundi amasaha yarenze, ati ntago ntawanyakira kabisa amasaha bari batubwiye yarenze. Yoje namubwira ati ariko ugomba kuhanyura ukagenda ukahanyura ukareba nyine kugira ngo udacika intege kandi wenda wari ufite amahirwe yo kuba wagira amahirwe ukaba watsindira ako kazi. Wewe wicika intege nubwo wakerera upfe kuhanyura urebe. Pablo aramubwira ati yego nta kibazo, nukurungira inama ya kigabo, reka nyine nirukange mpfe kuhanyura ndebe wenda basanga ariyo mahirwe yanjye cyangwa se ariwo munsi wanjye. Nuko batandukanye ko bakagiye disi, gakobwa karongera karareba karongera ntikanyurwa, karongera karamuhamagara ati yewe. Pablo atakose manu nise muye ko nakerewe koko, ati ngaho ntacyo mbwira ndakwitabye karame. Arambwira ati nengeye kukubwira ugira amahirwe n'imigisha cyangwa se good luck, ati good luck kabisa. Pablo ati nukuri urakoze cyane. Pablo nawe wambwiye ka good luck ahita abona impamvu yo guhita yirukanga nyine ajya muri interview kandi yari yahakanye ko atari busubire kubera ko yabonye ko yakererewe. Byacu bidatinze barakwereka ko yakahageze yananiwe nyine kubera kuza yirukanka aho ngaho. Nuza Daniel nawe avuye na Natalia muri interview ameze nkaho yatsinze ko yahari wenyine. Ako kanya Pablo ahita ahagera ati mwiriwe neza. Natalia ati yego mwiriwe, ati twabafasha iki? Pablo aratangira ati yego njyewe ati ninje muri interview y'akazi, ati ninje muri interview y'akazi kuba nakitanira umwanya wo kuba manager w'iyi hoteli cyangwa se w'ino restaurant. Arangije aramusuhuza. Natalia amubwira ariko se si bari bambwiye yuko wahageze hari ibindi bintu by'ingenzi wabashe kwitaho bitari bukunde ko uri buze gukora ino interview kuko hari ibindi by'akamaro wagiye kwitaho. Pablo arangije arakumva ko wari mutipe amucometse, aravuga ati okay yego nibyo, atari ibinini nagiye kwitaho by'ingenzi, atari ko nyine nabikemuye, ati nanjye narinje kugira ngo mube mu amahirwe cyangwa se mube mwankoresha interview nanjye ndeko natsindira umwanya wo kuba manager w'ino restaurant. Atarera amubwira ati oya umwanya koko wari uhari gusa wakererewe, umwanya wari uhari w'umuntu umwe kandi dore twamaze kuba Daniel kuko wahageze utinze kandi wanakererewe. Pablo arareba aravuga ati yego nukuri pe birumvikana, ntago naba blaminga cyangwa se ntago nabashinja amakosa kuko nakererewe, nta kundi gusa nyine mumbabarire. Natalia arangije arareba aravuga ati none se musore muto, atari ko undi mwanya hari kandi kazi gahari, sinzi niba wakemera kugakora cyangwa se wakemera wakemera. Pablo ati ntakaye kazi se. Natalia arambwira ati akazi k'ubuseriveri, turamutse wumva waba umuseriveri muri no restaurant nukuri byakoroha kandi umwanya waba ari uwawe pe waba utsindiye. Pablo arareba nk'umuntu wari ukeneye akazi aratekereza aravuga ati koko se, ati shabibaye ari byo kabisa byaba ari fresh, atako kazi nagakora, ati ngiye nagakora nta kibazo, cyo nyine nakazi. Natalia arambwira ati okay nukuri biroroshye kabisa bigenze neza kabisa, niba yemeye kuba agakora ahubwo ni karibu wakoze kuza. Atuzana pona Tasuzana Daniel arambwira ati nawe wakoze kuza. Barakwereka abagenzi yari yemeye gukora akazi kubu seriveri mu gihe Daniel we yari amaze kubona akazi ku manager. Nta kindi cyakurikiyeho mu gitondo gikuru cya kare umutipe yaramutse mu kazi nyine ahanagura ameza nk'umuseriveri nyine nk'akazi yari yaje kwaka, arimo arakitaho nyine mu masuku nkuko bishoboye. Ako kanya hariho yabonye abona Yorine araje ati ati bite se mwana Yorine we kuri hano we muri kino gitondo. Yorine aravuga ati ati ndi hano terega nanjye ndi umukiriya, ati ndi umuseriveri hano, ati nanjye nkora hangando nkora akazi k'ubuseriveri. Pablo aseka amati ati shati ni sawa kabisa, ati nanjye nyine naje kubona akazi hano tu, ati gusa nizere se ko mwivi wakize umeze neza ubu ngubu nta kibazo. Yorine aravuga ati yego nakomeje koroherwa, ati numva ameze neza kabisa. Pablo aseka amati yego shati nukuri ni byiza, ati kandi Imana ishimwe ko wabashije koroherwa. Ako kanya barakwereka Daniel nawe wari kuri kontwara arareba ati we ati muri mu biki, ati nibiki muri kuganira, ati kwanza uwo ninde? Pablo disi atangira kumwintroducinga anambwira ati ati manager we, ati ni umukobwa bita Yorine, ati kandi nawe akora hano n'umuseriveri. Daniel areba aramubwira ati sawa niba ari umuseriveri hano ntarebi, ati mukora akazi kanyu kandi mugakore neza mutagira icyo mwangiza mu byiteho. Ako
kanya Natalia nawe yavuye yumva ibyo barimo bavuga, aratungurwa, arebye Kayorina aratungurwa ati ibi ni ibikira. Hanyuma Yorina arangije ahita yegera Pablo aramubaza ati none se cyagiye ko bambwiye kuje kwaka akazi kubu manager byaje kurangira bituka warabonye akazi k'ubukirino sorry k'ubusereveri. Pablo aramubwira ati nukuri muri isi ukuntu bimeze, ukuntu ubuzima bumeze, ati isi guhaye indimu ugerageza uburyo nyine uyibyaza amaronji. Ati naraje nsanga kandi kazi kuko ne nakerere bagahaye undi bamaye akazi k'ubusereveri, mbona nyine ngomba kugakora kandi nkazakabyaza umusaruro. Ati nta kindi kabisa. Akomeza kugenda baganiramo, arangira avuga ati kanze nikomereze nigire mu kazi. Yari nuko yagasigaye aho ngaho arareba bona mutipa aragiye atareba Natalia tamamagara ati Yorine bati ngwino hano. Kayorine kagenda gake kikandagira, arangije Natalia akaza ati uri mu biki mwana, aturamo urimo urakora ibiki n'ibiki urimo urakora. Yorine aramubwira ati ngende umuseriveri hano, atagomba no tugende hano nkubwira atagira umuntu twumva nkubwira icyo napanze. Ahita amufata basohoka hanze. Natalia nta makuru afite byamucanze, aramubwira ati ni ibiki kuri kwigira umuseriveri hano. Yorine aramubwira ati yego ndashaka kwigira umuseriveri hano, nigire nkaho ndi umuseriveri hano, ati kugira ngo hari icyo nshaka kugira ngo ndebe hagati y'aba bakozi babiri bamaze kwandika. Arangije aramubwira ati akose ni ibiki mwana urimo urakora ni ibiki. Yorine aramubwira ati ibyo ndi gukora ndabizi. Ati si bambwiye se ko ati Daniel so mwanditse nk'umu manager. Ati yego namwanditse nk'umu manager. Arangije aramubwira ati rero cyagiye buriya rero ati John Pablo nawe yari yaje gusaba akazi k'ubu manager, atari ko naye naguye nagize ikibazo nababaye mwivi, ati yemera kuza kunyitaho ateshwa kuba yaza muri interview kandi yari yakererewe, anyitaho kugira ngo mashe kuba nagera mu rugo. Nukuri ndashaka kugira ngo nyinitse nk'ukorana nawe hariya ndebe ukuntu yitwara, ndebe n'ukuntu Pablo nusore ndebe ukuntu Daniel yitwara mu kazi, turebe ku buryo twazakuramo umukozi muzima umwe muri bo. Arangije aramubwira ati kandi cyo nakwisabiraga Natalia umfate nk'uko ndi nyine umfate nk'umuseriveri, hatajya n'umuntu umenya yuko ndi boss nyine no company, atatagira umuntu umenya ko ari ngiye ubakuriye ino restaurant yanjye. Natalia aramubwira ati okay sawa niba ari byo ushaka ndabikora, ntabwo urabona uri bubishobore. Natalia aramubwira ati sorry ntuza, aramubwira ati Yorine aramubwira ati yego ndabishobora, ati kandi umbabarire ubyiteho, ati hatagira n'umuntu umenya yuko rwose ndi nyine company, ati umfate nk'abakozi basanzwe nyine umfate nk'ibisanzwe. Natalia aseka aramubwira ati yego sawa ndabigufashamo niba uzi kugiye kubishobora, ariko sha umwanzuro wafashe uragoye. Ati umwanzuro wafashe uragoye. Yorine aramubwira ati hoya ahubwo ntugire ikibazo, ahubwo reka twirukange tujye mu kazi manager atatwirukana. Umva agapango bapanze. Yorine disi yemeye gukora nk'umuseriveri muri no restaurant, kandi no restaurant tumaze kumenya ko ari ako kanya bakinjira manager itabikwega imbere. Daniel arareba tipe nakinene ko kinshi, arareba murebesha igitsure, umukobwa ahita acara yerekera asigarana na Natalia. Arangije aramuhamagara ati wiriwe neza Natalia we, cyangwa se waramutse neza. Natalia ati yego naramutse amakuru se, ati manameze neza kabisa. Arangije aramubwira ati none se uhambwira ikintu mweremo munavugira hara hanze n'ura mukobwa. Natalia aramubwira ati we nta birenze twavuganaga, nari ndimo ndamukereresha cyangwa se ndimo ndamutunganya mubaza impamvu yakererewe mu kazi. Daniel arangije aramubwira ati ati ibyo ni sawa, ati gusa ati kiretse uza kukandekera akaba ari ngiye ugasomera, ati uza kumpa umwanya akaba ari ngiye umusomera kuba yakererewe mu kazi. Natalia arangije aramubwira ati ati birumvikana nyine, ati gusa ariko nanjye ndakeka namubwiye yabyumva kubera yuko nanjye rega ninjye wungirije boss hano, so ubizi ko ninjye wungirije boss. Ati ntabyo uzi se. Daniel ati okay, ati sawa ndabyibuka, ati nyine ndabizi wungirije boss, ati gusa nyine ako kazi ubukoze kabari nk'akanje uba yitaye mu kazi katarakawe, biramubabaza. Arakwereka Daniel yasigaye ngaho yarakaye, arangije ararakara, arangije arivugisha ati uraza kwicuza impamvu mbwiye ayo magambo cyangwa se impamvu nsubije gutyo turashize. Aturaza kwicuza impamvu nsubije gutyo wa mukobwa we. Arakwereka ibyacu bidatinze. Daniel sorry Pablo yakomeje mu kazi nk'umuseriveri, arategura neza, akarahura agenda nyine ashyira kuri menu cyangwa se kuri kuri menu zimwe zo muri restaurant ziba zanditseho ibiribwa n'ibiciro n'ibinyobwa byose uko babicuruza. Ako kanya Yorine yavuye yaza amwegera, arareba imutipe utuntu tw'udukorya arimo aragenda yikorera, aratangara asekamo. Aramubwira ati wow Pablo man uri gukora utuntu twiza, ati ni gute ubasha gukora utuntu twiza nk'utungutu cyangwa se ka decoration nk'aka ngaka keza. Daniel Pablo aramubwira ati oya, ati nta birenze, ati nyine no gutegura, ati gusa njyewe ati indoto zanjye zakomeza ari kuva na kera zari zo kuba nakora restaurant kabisa, nafungura restaurant. Yari aramubwira ati okay, ati ndabona uri gukora utuntu twiza kabisa.
ati none se byaje kugenda gute kuba indoto zawe wumva ko utazazitimiza? Pablo aramubwira ati hoya ntago ndacika intege, ati ngiye nifuza kuzafungura restaurant nuko naje kugira ikibazo ababyeyi banjye bakaba baritabye Imana ntarabereka restaurant nafunguye, ati ariko nyine ndakora ndabyizeye neza yuko nzashyira nyine nkugurura restaurant, ati kandi Imana ibayirukuriga dashira nubwo batazabasha kubona restaurant nafunguye. Rero namubwira ati ntugire ikibazo, wowe ukorana ingufu ukorana umurava kandi ndabizi kuzashyira ukabigeraho. Ati man aturararenze kandi uruwagatangaza, ati ngiye ntago nani niteguye ko wabuze utuntu nk'utu ngutu, ati gusa reka nkomeze njye mu kazi manager ataza akanyerereza cyangwa se akaza mbwira nabi. Barakwereka ibyacu bidatinze, Yorin yagiye gake gake agenda yigira Nataliya, gusa bari kugenda nyine baganira mwibwihishwa nk'umukozi nyigize umukozi ntari umukozi na shebuja. Mukanya Nataliya akomeza kugenda amuganiriza amubaza ati sorry Yorin aramubaza ati none se Nataliya ubundi ubona gute hagati ya Paul? Ati Paul uramubona gute muri tubona bishoboye kwera akazi k'ubumanege? Nataliya aramusubiza ati biragoye cyane kuba aka kanya twese duhita tujajinga, ati kubera yuko ati baracyari bashyashya bose ntago turabona ibyerekeranye nyine no kubakora. Arambwira ati gusa akantu nabonye ati Daniel ari yemera atafite bakano kubwibone kabisa. Yorin nawe aryunga aravuga ati shaka bisura mutipa ari yemera, atahubwo ikintu ngiye nagera ngo ngusabe ni kimwe, ugende umubwire yuko boss agutumye raporo y'ibimaze iminsi bikorwa, nyine aguhe raporo uzuyinzanira turebe nyine tumugenzure turebe uburyo umutipa akora mu raporo, nyine turebe uburyo akora akazi kiwe. Ati kandi wibuke kubikora mu ibanga nyine kuryo nta muntu umenya ko ari njye uyigutumye. Nataliya aravuga ati yego rwose ibyo nibyo kabisa, ataka kanya ahubwo ati ngiye kugenda ngiye guhita mubwira kuri ya raporo azanye report nyine, ati hanyuma nyikuzane turebe umutipa uburyo akora akazi kurikira unarebe. Feri ya mbere nta kindi cyakurikiyeho, Daniel yari muri office yiwe muri office arimo arafyonda ku tuntu ku mugani w'ikirunda fyonda. Ako kanya Nataliya yatinjira muri office ati hodi, ati mwiriwe neza manager? Paul ati yego mwiriwe. Arambwira ati rero boss wanjye yarantumye raporo y'ibimaze iminsi bikorwa, ati turagusabye yuko wadukorera nka raporo nyine cyangwa se report. Daniel ati nta kibazo birumvikana ndaza kubikora. Nataliya aramubwira ati yego gusa ubikore witonze, ati ntago byihutirwa cyane, atuze kubima nka nyuma ya saa sita nyine, ati yambwiye ko abikeneye nka nyuma ya saa sita. Daniel ati yego nta kibazo ndaza kubikora, ati ndabyitaho kabisa. Nataliya ahita yigendera, Paul nasigana muri office. Daniel asigara muri office asigara yivugisha ngo raporo ako kantu koroshye se uguhita njya chat GPT ngita nkabaze gahita ikankorera. Barakwereka ibyacu bidatinze amasaha ajya aricuma. Ako kanya Pablo yahise yinjira muri office kwa manager, ajya anambwira ati manager we, ati nukuri, ati nabonye ati Nataliya yantumiye raporo y'ibintu maze iminsi ukora, ati nabonye iyo raporo ugiye gutanga irimo utuntu tw'udukosa, ati kandi biroroshye ko umuntu yadukosora. Burangije amubwira ati se bundi ubu bimenya gute ibintu nk'ibi bizi gute? Pablo atangiye kugenda amusobanurira ati biroroshye, ati urabona iyo umaze ushaka raporo uragenda ati ceceka, atutangiye kuba amabwiriza se, ati ninjye supervisor, ninjye ugomba kugusupervisinga, ninjye manager wahanga, wowe uri umuntu hano w'umukiri nawe uzi ibyombo cyangwa se w'umuseriveri hano uzi ibyombo, ati nta kuntu rero waza unyigisha, ahubwo wowe fata inzira ngaha asubira mu gikoni ujya koza ibyombo, reka ibyo kwishanutsa ugende reka kugenda unyiteragura hejuru. Pablo biramubabaza ati okay umbabarire, ati mbabarire ko bambikoze gutyo kabisa, ati ntago nenze ko biri kugende gutyo, ahubwo se nafata izo document nkazitwara ko baje bamaze kuzinuma, nagasozo gahita azimusukumira ati genda. Tipa ati gusumba barire wivuke disi. Pablo rero aje kumuhanura, aje kumugira nk'inama nk'umuntu bakorana mu kazi, aje kumwereka ati ibingibi babikoze babikora gutya ntago bikorwa neza nyine, aje kumuha ka advice. Ariko umutipa asanze ahangaha amubayereye bamba nyine, asanze umutipa nigakwego ariyemera bya tari. Barakwereka nta kindi cyakurikiyeho, Daniel yese azana ya report yiwe azayegera Nataliya, aramubwira ati iyi raporo mwantumye wihikirize boss. Nataliya avuga ati wow, ati nukuri wakoze kabisa. Barakwereka Nataliya yarafunguye areba muri raporo, gusa nyine byo gucishamo amaso atarabyitaho cyane, kubera akazi neza yuko nubundi iyo raporo agomba kwishyira boss, we ntago ari wikeneye kuyireba cyane. Barakwereka bakomeje kugenda baganiramo, arambwira ati okay ntacyo reka mbejyanye na Yorin, ariko nshaka kumubwira ati Yorin we, ati witegure tugende tujyaniranye kano kanya, ati bindi reka mugenzi waraza kubyitaho cyangwa se Pablo araza kubyitaho. Yorin ambwira ati okay sawa niba bivuze na manager yumva nta kibazo, uhe kuko manager nyine ataza kundakarira kubera yuko nta yakazi k'ibyo nari ndimo ndakora.
kwereka nta kindi cyakurikiyeho bahise berekera basiga nyine Daniel hano sigara nyine abareba ikijisho avuga ati abarezi ibyo barimo mipango barimo genza ndaza kwereka ko ngindi manager urumva gutipe shari yemera byatari nta kindi cyakurikiyeho bahise basohoka hanze ya restaurant bajya gushaka agatebe ko hanze bari ko baba bicayeho atereka turebe shaka turebe ukuntu umutipe yakoze raporo ako kanya agifata za documenti ahita zihereza Yorine nyiri hotel nyiri restaurant arangije azifungura vuba acishemo amaso nyine arebe nyine Daniel ukuntu yakora amakazi arebye aratangara arebye mu byanditswe muri izo mapuro arumirwa ati man ati ibi ni umwanda mwana ati ziki ibi ngibi n'umwana wo muri primaire yabikora ati si ni raporo bwoko cyunguye yakoze atakira nawe reba acishamo amaso atakira irebere Natalia nabarebye arareba ati yego mana nyagasani we ati ibi ni ibiki sumugu n'umutipo yakoze ati ibintu ntibibaho kabisa ati raporo ntibaho ati ntago bimacinga habe namba ati ibyo ibicuruzwa amafaranga yinjiye ati ndetse n'ibisige muri stock nta naho bihuriye ati uno mutipe nta kintu kizima yakoze kabisa ati sha ati yebana ati ko namukeka ndabana atari kwari Yorine kambwa ati ubuse turabigenza gute ati rero ati Natalia we ugomba kugira uko bigenza rero ugomba gukora ukamenya uburyo byitaho ukajya kubikosora neza ukabizana byuzuye Natalia ngo ati we nta kibazo Yorine we ibi ndaza kubyitaho kabisa ntago bigoye arangije anamubwira ati rero atahubwo ikindi kintu ngiye mbona tugomba gukora uyu mutipe kugira ngo tumugenzure neza ati making sure kujya ugenda umwaka indi raporo ifatika ugenda umwaka none raporo ikaze umubaze buri sahane ku isahane buri sahane yagiye uko yagiye gurishwa amafaranga yagiye agurishwa kugira ngo tubashe kubiterateranya turebe kuko no mutipe ndabona tukomeje gutya wapi nta kintu ashoboye kabisa Yesu we ati nta kintu ashoboye tubero kanga kuri ruhande mutipe yaje muri frigo nawe arimo arabara amasoda n'ibindi bintu birama binyobwa kukanya Daniel ahitavayo ati musore muto atari cyo ngiye ngomba nkubwira ati nukomeza kwitwara gute reka ibintu byo kugenda wishongora witera hejuru ati nta cyuricyo hano ati niba ushaka gukomeza akazi kawe cisha makeya genda make umenya uburyo witwara ku bayobozi bawe Pablo ati nukuri mu mabarire ati sinzasubira ryakosa ryabaye cyagenza kukubwira muri office nza kugusobanurira ati nukuri ntago nzongera kuyisubira kabisa ati mubabarire ako kanya barakwerekana Teresa avayo asazanye na Yorine Poranje Daniel anje areba ati murakurikirana mwese atarangije amubwira ati wowe ati nuko nyine twaye tuje ati nta birenze ati ahubwo icyo nagira ngo mubwire ati mane ati iriya raporo wakoze nta kigenda kabisa ati boss yayirebye yose arayiseka yuzuyemo amakosa ati bigaragara ko nta kintu yakoze ati n'umwana wo muri primaire yabikora ati birani biki wakoze Daniel ati aho ati mumbabarire ati ahubwo ati niba meze nabi ahubwo nayitaho ngongera nkayikosora neza Natalia amubwira ati wowe ati nta kibazo ati ndaza kubyitaho ndaza kwikosora tuwe nugira ikibazo ati ahubwo yahise nt'indi raporo arambwira ati ugende wicare neza witonze nta guhubuka ukore raporo none isahane ku isahane uko twagiye ducuruza isahane ku isahane uko ibintu byagiye bindira ama product n'ibyo byose byo dukoresha mu gikoni uzane raporo yuzuye ati kandi ubyiteho Paul ati yego ndaza kubikora ati nukuri ndaza kubikora sorry Daniel mubabarire anje avuga ati rero ati nizere ko nta kabazo kari bubizemo atubikore neza kandi boss agiye kuza hano mu kanya atashaka ko mukora na meeting ati wowe reba ukuntu nyine ubikora neza gusa uko bivuga ngaha Pablo yasetse yagiye ku byatsi yashize uko bari kubwira nyine neza bari kubwira Daniel ko yakoze ibintu bitari byo Daniel aje amureba turaseka iki aturatekereza ko ibintu bisekeje se Pablo ati wowe atumbabarire haje abati vite mujye mu kazi harakara kasana mujye mu kazi mujye kugira ibyo mwitaho mujyane mu byiteho uri muransekera ibiki gusa Pablo yasetse bitwege byamwishe kubera yuko nyine yarabizi neza ko raporo irimo amakosa yajya kumubwira ngo amufashe gukosora ayo makosa nyine akamuseka akamubwira ko akazi arakoze ibyombo nyine none bikije kumuramba nyine baje gusanga raporo nyine yakoze atariyo tugaruka ngaha bari muri ofisi Natalia nyine yarafite ibibazo byamurenze aribaza ukuntu agiye gutangira raporo Pablo yishinuza Daniel yishe byamucanze ako kanya Pablo itavaye ati Natalia we ati ndabona usanga uri mu bibazo ariko Natalia ati nukuri mu bibazo ya raporo sinzarundi buyihere kabisa imeze nabi ati byancanze nubwo nabyize muri university ariko tenizeye ko nazagura nabyo ibintu nk'ibi ngibi ati gusa nyine ndagerageza gushaka formule y'ukuntu nibuze kubigenza Pablo anje amubwira ati atariko nago ubufasha wabishatse nshobora kugufashaho ati hari ukuntu mbibona nyine ngiye nabikora kandi bigahita byora bikagenda mu nzira nziza ati niba nta kibazo byagutera se naza nkagufashaho gatoya nkaza nkakwereka inzira wakora hanyuma nyine nkahita nikomereza akazi kanjye
Natalia ati yego rwose nibyo atahubwo wabungire neza ingo karibu hano wicare neza turebe. Wibuke ko barashaka no kugira ngo rebe Pablo icyazi gukora. Kurikira rebe Pablo nta kindi yakoze yese ajya ku mashini, umwana w'umutekinisiye arabyumva cyane, arabyumva neza, afite ukuntu nyine yabyize. Arambwira ati wow, ati ibintu biroroshye. Ati rero ati ubundi ibi bintu ahantu ugomba kubihera ni hamwe. Urabanza ufata ibice ukuntu mwagiye kurangura, numara kubona ukuntu mwaranguye, hanyuma uze wicare ukuremo amasahane, ukuremo ibyo mwagiye muteka cyangwa se ibyo mwagiye mucuruza. Numara gukuramo ibyo mwacuruje, uhita ujya muri stock urebe ibisigaye, hanyuma birete biraguha kumenya neza mwacuruje umubare bingana gute. Iwo mubare muri bubone rero muhite kubana n'amafaranga nyine mugenda mugurisha kuri buri biryo cyangwa se kuri buri sahane, biraza guhita bigufasha nyine kubona igiciro cya nyacyo, kandi numva bitaza kuba bigoye. Ati ni warangiza ati ibi ntago bigoye, ati ni ibintu byoroshye nyine wakora nawe. Ati iyo formule ngwaye numva ihagije kabisa. Nateranyije asekamo ati wow, ati siku ncanuye mwana, ati siku umbwiye akantu k'ubwenge, atahubwo isutuma mbona byoroshye. Ati kandi nibaza gano ndibubihere byanyobeye. Pablo ambwira ati hoya ntugire ikibazo, ati nugira nakandi kabazo ahubwo ujye umbwira nze ngufashe. Ati gusa muri aka kanya reka ngomeze ngiye gukora akazi kanjye, ati ngiye gukoza akazi kanjye ko kwita ku masuku ndetse no guseriva abantu. Natalia ambwira ati nukuri urakoze, atahubwo harantu nshaka ko tujyana muri kano kanya. Pablo ati aka kanya se? Yego, ati aka kanya hari ibintu nshaka kujya kumfashiriza Daniel. Arakwereka nta kindi cyakurikiyeho, bahise bafata nyine bose bahise berekera, bahita bakurikira nyine bagiye kureba Daniel nyine bagiye kumufasha. Yuri nuko asigaye anga yumiwe, yumvise ko umutipe w'umuseriveri ahubwo azi ibintu byinshi kubarusha na ba nyiri restaurant nyine, kandi kubera ko yari yaraje no kwaka akazi k'umunuza bakakamwima kwaka akazi k'ubuseriveri. Arakwereka muri office Daniel nyine yakomeje kugenda ngangana arebe ko yakora raporo nziza ifatika. Ako kanya hari wakomanze, ninde rero? Natalia yahise yinjira ati Paul we, sorry ati Daniel we, ati twakinjira se? Bavuga binjiye bahise baniha karibu hano ntago ari abashyitsi nyine bo barabizi. Ako kanya Natalia arambwira ati Daniel we, narimbashije kuba nakuzana na John Pablo ngo gufashe kuri iyo raporo kubera ko nabonye ko igoye, agerageze nyine abigufashemo. Daniel Pablo arangije ambwira ati none se Natalia we, ubundi wize neza ko Paul akeneye ubufasha bwanjye? Daniel naje avuga ati ati cyakora cyo wa musore uvugisha ukuri, ati n'ubundi koko ntago ugenda nyine ubufasha bwawe, simbona ko nyine ubufasha bwawe kabisa. Natalia aravuga ati ndabizi urabukeneye, atahubwo reka musiganga aha mugerageze uburyo mufatanya kandi muze gukora ibintu ibintu byanyabyo, muzane raporo yuzuye kugira ngo bose atazaducishamo ijisho. Ati kandi ndabyizeye ko muri bufatanye neza. Kugatwenye nyine acishamo gakeya nyine byo kunyunyuzaho, asekamo Daniel kandi nyine asega Pablo aho ngaho. Daniel uri umujinya mwinshi atabaza Pablo, turakora cyanga uracyahagaze ngo ukora ibiki, utamukurikira ahita usohoka hano ugende. Ako kanya Pablo arambwira ati nukuri ntundebe nabi pe, je nta mutima muri nabigezemo, singe nigeze nifuza kuza kubigufashamo, ati kubigufasha. Daniel arambwira ati nakubwiye ko mwana, ati ibintu byo kwiruza byari ikibazo, ati nuramukugira amakosa atugashyira n'udutwe tw'intoki twawe kuri zino dokima cyangwa se kuri no raporo, gihe turaza guserera. Ati tusohoka hano ugende se nyine. Ati nta soni, turabona ukuntu ihagarikishijwe imbere yanjye, sohoka hano ujya koza ibyombo wanzerereze. Ibintu byo kwiyemera byawe ngenda birambiwe, kandi nureba nabi nzanakwirukana. Ko kanya disi nta kindi cyakurikiyeho, Pablo nyine yese asohoka, abonye nyine ko ubufasha bari bamuzanye n'ubundi ntabyo yari yashatse, atabyitayeho. Barakwereka ako kanya ku rundi ruhande uko amasaha yakicumye, Yuri naza yirukanka ari gushaka manager. Aramubwira ati manager we, ati nukuri nemaze akanya ndimo ndaguhiga, ati gusangiza amahirwe ndakubonye pe. Ati cyo nagira ngo mbwire, ati mu gikoni hari ukuntu ibintu bitameze neza, ati ibira bintu wazanye cyangwa se bira birungo dukoresha, ati hari ukuntu nyine abitandukanye n'ibyo twaye dusanzwe dukoresha, nyine ibyo kurya byahise bita quality, ntago ari nka kwa kundi twaye dusanzwe tubitanga. Ati nukuvuga ngo nifuzaga yuko mwakomeza mukajya kumuzana bira birungo twakoreshaga na mbere, kibi murimo murazana biri gutuma ibiryo byacu bita quality. Daniel angira aseka mati atari kwa mugabwa wakishongora kabisa, atuzi kwitera hejuru nk'akagaru kambaye ubusa. Ati niko, ati naho ngaho ugeze, atusigaye yumva nyine baza no kuza kubwira manager ibyo agomba kugura byo mu gikoni. Ati n'ubu ufite ubwenge buzima agakobwa we, ati kubera nako gasuzugura ikintu ugiye gukorwa n'iki rero, ati ndakwirukanye wanzerereze. Ati ibintu byo kuza unyitera hejuru, ati wishyira hejuru uzamuka mu rwego uza kwikora ibintu udashoboye. Yorene birango biramutungura, aravuga ati ariko subi muri mu manager bwoko ki. Ati ngenja kumubwira ibintu bikeneye kugira ngo dutere story imbere,
ati hanyuma nyine ahisemo kunyirukana, biramuyobera. Ako kanya agaruka nyine asa nkaho yigunze. Pablo abahuye yamubaza ati none se Yoline we, ati ndabona utameze neza kabisa, ni ikihe kibazo ufite? Yoline naje bagatambwira ati rega, ati ngiye Paul aranyiruka, Pablo aranyiruka, ati sorry, ati Daniel aranyirukanye. Bitabe mucangamo Pablo gatoya kubera akazi buryo manager wabo ameze, nta nubwo yirwa bitekerezaho nyine ngo amubaze ngo bakwirukane iki nyine, gusa biramutungura tu. Ako kanya Natalia itavayo abaza ati ni ikihe kibazo kiri hano? Pablo itavuga ati manager yirukanye Yoline kano kanya. Natalia ati ati aramwirukanye. Pablo n'umujinya mwinshi biramubaza nyine, ariko bona nta kundi kuntu yabigenza, aricecekera nyine. Natalia ako kanya itazanga gake yegera, azanye naza kureba aza kureba manager. Ati Daniel we, ati mbwira hano ndagukeneye. Ako kanya akimuhamagara Daniel nawe itava muri office yaseka n'agatwenge, ati yego madamu Natalia we, ati nukuri narinje, ati kanahinzanye na ya raporo mwantumye, ati kandi ndizera neza ko imeze neza kabisa. Arebamo ako kanya Pablo nawe itaza ahagarara aho ngaho, ahita boyeka, ahita baza Daniel itabaza Pablo turakora iki ahangaha? Ati iki kiguhagaritse ahangaha? Ako kanya Natalia itamubwira ati oya, ati boss niwe watumije meeting, ati araka meeting tugiye gukora ahangaha, ati araka meeting tugiye guhita niyo mpamvu ari ahangaha. Ako kanya Natalia na sorry Yoline nawe itavayo. Akivayo Daniel arangije ahita atungurwa, aramubwira ati uyu se wakora iki ahangaha? Ati Yoline we, ati sinakwirukanye, ati wibagije ko nakwirukanye, turacyakora iki ahangaha? Ati vanga agenda. Pablo itabyinjira bitavuga ati hagarika rekera umane, ati kuki ufata abantu gutyo, ati kuki ushaka gufata abantu gutyo? Daniel ati ati nawe se, ati usigaye nawe ko umaze gukuza urutugu se nawe ati sigaye mvuga nawe ukamvugira, usigaye unzamuraho urutugu, ati ariko ushaka bibonyemo iki ahubwo uzi ikindi kintu kiri aho ngaho, ati nawe ndakwirukanye. Yoline itavuga ati hoya ati banza atari uko bimeze kabisa, ati ibyo myanzuro ufashe ntago ariyo, ati ndakeka atari uko biri bugenze. Barikanga. Natalia itaryo ngamabwa ati rega, ati nuri magaza ngaje kuba presentaho umukuru nyine boss wacu nyiri no restaurant, ati rega nta wundi n'umwirirwa na Yoline, ati niwe nyiri restaurant. Daniel aseka mate atari ko cha mwa joking, ataka ka serveri karanga kirwa koza ibyombo ni kuvuga ngo ni nyiri ko restaurant. Ati kuki ariko mupfa gufata ibintu mukabyitira, ati umuntu reba ukuntu yambaye, reba ukuntu asa, aturangura gute ko yaba ari nyiri restaurant umuserveri nk'uyu nguyu? Yoline nanjye amubwira ati hoya Daniel we, ati suko nguko bimeze, ati rega ibyerekeranye n'imyambaro cyangwa se imyambarire, ati nta bihuriye n'umuntu uko aba ameze mu buzima busanzwe. Natalia yanjye aravuga ati yego nukuri, ati kuba nyine yaremeye kuba yakora nk'umuserveri, ati nukuri ko nyine ashaka kugira ngo arebe uko mukora akazi, akareba nyine ukuntu yabita, nyine arebe ukuntu abagenzura, arebe ukuntu mwe mukora akazi, dore ko mwarabageni bashashe muri restaurant, ati nyine ahitamo kwigira umuserveri kugira ngo abagenzure nyine arebe ukuntu mukoramo n'ukuntu mwakiramo abakiriya n'ukuntu mufatamo abakozi. Ako kanya Daniel arikanga ati Yesu we, ati nukuri ko Imana mubabarira, ati ntago nzi ko bimeze gutyo. Yoline nanjye aramubwira ati none se ubundi Daniel we, ubundi uri manager bwoko ki? Ati raporo tumwe uzana raporo itariyo, ati tukohereza umuntu twakorereje Pablo ngo asa agufashe guhoma mwafatanya gukora raporo, umwemera uramwirukana kandi twabonye ko afite ubushobozi kukurusha. Ati ni gute ubundi wumva wakorana n'abantu gute? Ati zanira raporo wavuze wakoze turebe uko imeze. Arebye muri ya raporo arareba, nyine gake arebemo, arebye ati Yesu Mana nyagasani we, Kristo we, atakose ibi ni ibikino n'umwuka byara. Daniel byamurenze. Yoline ati Mana we, atakose atepo ibi ni ibiki mwana, ati twe twakorereje Pablo ngo mufatanye gukora, ati iyi ni raporo nyabaki. Arangije itabindu ati none se, ati nyine mwari mwohereje Pablo ngo dufatanye gukora, atari ko nyine we yarabyanze yahise asohoka. Pablo aravuga ati hoya, ati njye nagejeje kugira ngo mufashe, ariko nyine yaranyirukanye, yambwiye ko adakeneye kuba yakorana nanjye, atari ko rimugira ikibazo, gusa nabonye ko byaza gutera ikibazo, nanjye nyine ngenda nkora raporo yanjye ku giti cyanjye. Ati nangiye nanjye nayizanye mufate ino raporo murebe, ati nari mbizi neza ko bizaba ikibazo hanyuma kabisa, ati niyo mpamvu nagiye ngakora raporo yanjye nkayikora ku ruhande, ati gusa kandi nta nubwo nashatse kugira ngo ngusebye, nuko nashatse gutabara restaurant nyine kugira ngo turebe uko nyine ibintu byaza kugenda neza. Ati kandi ati nimuze kundeba nabi, ati nari mbizi neza yuko kuba twakora, ati restaurant ikajya hasi byose twaba ari igihombo kuri twebwe. Ako kanya arangije Daniel aseka mate atari ko Mana we, atari ko si byingi, ati bimwe bagiye gukora akazi katakureba. Yoline ahita avuga ati uzi n'ikindi,
ati nta kuntu twakwihanganira biri aho ngaho. Ati Pablo, ati aka kanya niwe ugiye kuba manager w'iyi restaurant. Daniel aseka ati mana we, ati kubiseka se. Ati Daniel, ati Pablo niwe ugomba guhita uba manager muri iyi restaurant kano kanya. Daniel yikangamo. Ati uri serious se madame we? Ati naho se ngewe, ati ubwo naba manager agenda itambiki. Ataravuga ati ahita yungamo navuga ati ubwo nyine uwe bareta bakwirukanya tunese ko nta kazi ushoboye. Ati icyo ushoboye ko kwiyemera gusa, ati niba nta kazi ushoboye, ati ubwo nta kindi nyine ugomba guhita wirukanwa, ahubwo ugomba guhita ufata twaho ukava hano ukagenda. Ati kuba nta kazi kawe kari hano. Pablo yikangamo. Daniel akomeje avuga ati nukuri ariko mwakomeza mukanyuma mukama icyizere. Ati niba arizo document nagenda nkongera nkazikosora nkazikora neza, niba iyo raporo ati nkaza nazikoze neza. Yore nateri kabiri kanga tuzagutegereza se gukomeza gukosora ibintu. Ati ntagaro bigira akazi, ati kandi umutima ufite ntagaro kuba wakosora ibintu cyangwa se wakorana n'abandi bantu. Daniel akomeza kugenda yitetera. Ako kanya Pablo nawe yungamo avuga ati hoya, ati nukuri mumuretse gatoya. Ati madame we, ati nukuri nge ndabona mwamugirira imbabazi kabisa. Ndabona mwamwongera andi mahirwe mukamuha andi mahirwe akaba yakomeza agakorana natwe kugira ngo mwirukane gutyo, kuko nabizi ko akeneye akazi. Yore namuga ati kubera iki subuntu busaba imbabazi. Pablo namuga ati nukubera ko nzi neza ko akeneye akazi kandi natwe dukeneye umukozi, n'undi nagenda bizasaba ko twandika undi mukozi. Ati rero numvaga mwamuha andi mahirwe akikosora akaba yakora ibintu neza, kuko ngo bamaze kubona ko ibintu atari nka kwa kundi yabikekaga. Yore nanjye namuga ati okay sawa, yego niko bigomba kumera. Ati kuko ndabyemeye ndamuha andi mahirwe sinebe mwirukane. Atari ko gusa ikintu kigomba gukorwa ni kimwe, nuko mugomba guhinduranya umwanya niba ashaka akazi we ahita aba umusereveri, hanyuma we Pablo nyine uhita uba manager w'iyi restaurant. Daniel aseka ati atari ko madame we, ati njyewe atari ko umuntu urwaye mu mutwe, atari umufite mu mutwe hakora neza. Ati nyine njye mbumuse nyine njye gukora umusereveri, mve kuba manager umusereveri. Pablo ahita yungama nawe ati eko mani, ati Daniel we, ati bitekerezeho, ati nta mahirwe meza ugomba ubonye ko utagomba gupfusha ubusa. Ati tekerezeho neza, ati nta mahirwe meza wari ubonye, ati wivuga ngo nakaze ngo kuko ubusereveri ngo ibiki n'ibiki. Daniel atekereje ko akeneye akazi, no avuga ati okay alright ni sawa, ndabyemeye ndakora akazi. Ako kanya Daniel disi Pablo yese yishimamo, yumvise nyine ko agomba yemeye kuba umusereveri. Amuga ati rero Yore namuga ati rero nta kindi gikurikiyeho, ugomba guhita utangira akazi nyine, ugomba gufata itaburi ukaba ari ujya guhanagura ameza ukajya koza n'ibyombo nyine ukitana kubaki. Dore ukuntu byose biba gatebe gatoki. Uwari manager byaje kurangira abaye umusereveri, wari umusereveri birangira nyine abaye manager. Nuko kuvuza ubundi buzima ukuntu bugomba kumera. Byagaragaye ko wa mugani yamuciriye ko indimo agomba kubibyaza icunga, byaje kugaragara neza ko nyine kuko ari byo byanyabyo ikintu yamubwiraga ko cyari cyanyacyo. Disi byaje kurangira Pablo abaye manager w'iyi restaurant. Akindi cyakurikiyeho rero iminsi ko yakagiye kumeja yicuma. Ako kanya nyine ntuza yamaze kuba manager Pablo, umushinga wagiye umera neza, kampani nagendera kura nyine. Ako kanya nangije tamagara Daniel kuko niwe wari usigara umusereveri ari mana haranagura ku meza. Nta manager nampamagara ati Daniel we ngwino hano harakantu nshaka kukubwira. Ahita haguruka. Pablo nangije amubwira ati rero Daniel, nkurikije ukuntu twakuranye, ngiye ndashaka yuko uba umwunganizi wanjye, ugafata umwanzuro nyine uko yumfatira umwanzuro mu gihe ntahari, ukabifata umwanzuro mu kimbo cyanjye. Pablo biramutunguza ati njyewe unyurije mu ntera umuntu ukongirije, ati subundi kubera iki ngewe. Pablo aramubwira ati yego nuko twarebye tukabona ko wahindutse wabaye umuntu mwiza, kandi tukabona ko nta wundi muntu ukeneye ibintu nk'ibi ngibi uretse wowe kabisa. Yari nahita yungama aramubwira ati nukuri, ati nakubeshye nukomeza kwitwara neza nk'uku atuzaza kubona umwanya mwiza muri no restaurant, kandi uzabona umwanya uhagije ukomeye cyane. Barakwereka abagenzi Daniel disi yasetsemo nyine biramushimisha kumva nyine ko bamugira icyizere. Nanone arangije asekamo aramwenyura, aramubwira ati nuko Imana murakoze kandi ndabishimye, nukuri ndishimye. Agiye gusuza Yorini arabanza yihanangura no mu rukiko atamwanduza. Agafilime disi gasanga ko ari kugenda kagara ku musozo. Ako kanya nta kindi cyakurikiyeho, Pablo yese amwereza amadokima nyine ayasinye nyine amwereka ko amuzamuye mu ntera. Agafilime kaje nako kagana ku musozo. Yari JPC Media alongside Kiza Kimana from Burundi. Murakoze cyane, mukomeze mukanera subscribe, like ndetse na share. Turabakunda cyane, ciao ciao.